mategeko. hari igihe umuntu ahura n'intambara n'ibibazo yareba hirya no hino atubwira ko ari byo yaremewe ariko Imana ishimwe kuko igiturwa n'ibira. Tukiyoboye nitwa Uwiringiyimana Juvenal, abandi umurezi hariya mu kigo cya Groupe Scolaire Rurangazi, kaba ari gihagarariye ivugabutumwa hariya mu kigo ndetse n'ibiterane bitandukanye. Abandi n'umukristo mu itorero rya ADPR, nkabandi umudiakoni hano ku itorero rya Rurangazi ADPR. Muramenye ubwo ninjye ugiye kuyobora iki giterane kuva mu ntangiriro kugeza naho turi busorese. Twese rero tugiye guhaguruka turirimbe indirimbo ya 5 mu ndirimbo z'agakiza. Twese turaduhagurutse dukoma amashyi, abaririmbyi baririmba mu majwi meza ndetse n'abacuranzi badukiriremo neza. Ni indirimbo ya 5 mu ndirimbo z'agakiza uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Buri muntu wese uri hano aharanire kuyiririmba kandi bimurimo neza. Baririmbyi badufashe badufungure. Yesu yinjiraga muri nje, none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku nigitangaza jyewe nahawe agakiza n'amagana menshi y'abanyabyaha yanduranije ngo ngombe inshuti ye. Narabuwe namuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jyewe umunyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jyewe umunyabyaha nahawe agakiza. Koko yampfiriye ku musaraba, umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje, byatumye yitangira umunyabyaha. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jyewe umunyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Agakiza ntabwo wajya kukagura hariya muri butike, ariko turashimira Imana yaduhaye agakiza. Haleluya. Imana yatugiriye neza cyane. Ntituzibagirwe igihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntabwo tuzibagirwa igihe twakirijwe. Uyu ni umunsi mwiza buri wese ajya awuzirikana, yibuke Imana yamukuye, yibuke n'ibyo Imana yamukoreye, noneho bimutere kurushaho gushakisha Imana uko bwije n'uko bukeye. Haleluya. Ni igitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Agakiza twakaboneye ubuntu, ni Imana yakaduhaye, nabo tugomba kugasiga tukirina ikintu
cyatuma agakiza Imana yaduhaye kazamo ibibazo, kazamo ibyaha, dukwiriye kugira gute? Kwitwara neza nk'abana b'Imana, tukarushaho kwera imbuto zikwiriye abihanye. Indirimbo twayumvise rero yari indirimbo itangira iri teraniro, buri wese ayizirikaneho, atekereze urukundo Imana yamukunze, atekereze Imana yamukuye, nawe bimutere kurushaho gukunda Imana. Haleluya, 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 haleluya. Birakwiriye yuko dufashwa turi hano n'abari hariya hirya n'abari hiriya hakurya, bakamenya ko turi mu giterane, bakamenya yuko turimo turashimira Imana yaturinze, Imana yabanye natwe, Imana yatugiriye neza. Mureke rero tugiye kuba duhaye korali indirimbo, korali ni Hope, ndabona bahageze baturirimbira indirimbo imwe. Mu gihe bari kuririmba Abadivantiste, kuri Abadivantiste babateguriye umwanya hariya, mwasanga abagenzi banyu bari muri korali, kuko mu kanya ntabwo turabaha indirimbo, ndetse no korali y'Abakatolike mukareba abagenzi banyu bicaye, mukabasanga n'abandi banyeshuri bose bari hariya hejuru y'umukingo. Hano hari imyanya, mwaza mukicara tugakora igiterane twese turi mu murongo umwe bikariho. Ubuzima bwanjye bwose
Abaririmbyi barakoze kutugezaho indirimbo batubwira ko bari badukumbuye, twari dukumburanye, twari tumaze igihe umwaka warurangiye tudakoze igiterane, ahubwo turashimira Imana yadushoboje uyu munsi tukaba turi mu giterane. Iki ni igiterane rero cyateguwe na groupe Protesta ikorera umurimo w'Imana hariya mu kigo cya Rurangazi cya segonderi, ariko itorero ni iringiri rya ADPR, twese niho tubarizwa. Igiterane gifite intego iboneka muri Zaburi ya 34 umurongo wa 2, aravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahura mu kanwa kanjye iteka. Haleluya! Iyo niyo ntego y'igiterane. Ntabwo turi buvuge byinshi cyane kuko iminota yagiye, reka twinjire mu kanya ko kwakirana kugira ngo dutangire aya materaniro buri muntu wese azi mugenzi we. Reka duhere kuri twe twateguye iki giterane, tubanze tubereka bagiteguye, nyuma yaho turakira n'abandi. Nkuko nabibabwiye ko nitwa Uwiringiyimana Juvenal, ndi umugabo nkunda kuba ni hafi cyane y'abanyeshuri dutegura iki giterane, ndi mushinzwe ibigendanye n'ivugabutumwa, nkaba ndi n'umudiyakoni hano ku itorero rya ADPR ya Rurangazi. Mu murimo w'Imana dukora rero uko bwije n'uko bukeye, dufite korali New Hope niyo ikunda kudufasha cyane mu gutegura. Amen. Nabo turabakire mu izina rya nde? Reka turebe n'abandi banyeshuri batari muri korali biga ku kigo cya groupe scolaire Rurangazi, aho bari baramura ikiganza batere haleluya inshuro 3. 1 2 3. Bakurikiye Yesu nabo bakadusuhuza tukabakira mu izina rya Yesu Kristo. Nabo baradufasha, komite irahagarara hariya batwibwire kugira ngo haleluya haleluya haleluya. Amen. Nabo Imana bayiki nabo Imana bayimigisha. Reka dusabe n'abacuranzi aho bari badusuhuze tubakire mu izina rya Yesu. Amen. Nabo turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari umwarimukazi nabonye wageze hano nawe udufasha ku murimo hariya mu kigo, nawe yaguruka akadusuhuza. Cyosiri. Amen. Nawe turamwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka turebe n'abandi bari hariya ruguru bahagaze, inshuti zacu bari abagabo n'abandi batandukanye n'abashyitsi, nabo barambura ikiganza tubakire mu izina rya Yesu. 1 2 3. Yesu Kristo. Amen. Mureke twakire umubyeyi wacu Pasiteri Mushumba uyoboye iri torero rya Rurangazi. Haleluya haleluya. Nabonye gukomera Imana amashyi ari ibibazo. Iyo ugeze hano mu Badiventiste nzi ko ari abakristo, iyo uvuze ngo Yesu nashimwe, ngo haleluya, uvuze ngo Yesu nashimwe. Ariko urabona ko ari nk'ibintu bari abantu, urabona niba ari sinzi uko bari kubibona hejuru hariya. Uriya iyo waje hano uri ugize amahirwe waba uri imbere y'Imana
kubaha Imana ntabwo ari Imana y'abapantekote ahubwo ni ya Mana yawe ituye muri wowe. Buriya wayubashye neza ukareba Katolika ahangaha muri hano ukareba abapantekote muri hano, nta soni ziteye kwitwa kuri umwana w'Imana cyangwa se ko waje gusenga Imana. Imana itugirire neza, si byo se? Twese nidusenga Imana imwe, tuvuga Yesu umwe. Cyakora kiyaza kuba ari umusilamu najyaga kugira icyo musaba, ariko niba tuvuga Yesu dusangiye umusaraba twakagombye kujya twikiriza, nta bimwe byo kujya guseka. Imana itugirire neza. Iyo twageze imbere y'Imana twese tuvuga Yesu umwe, kandi uwo Yesu niwe watubatuye mu byaha, ni nawe uzaduha ubugingo, ni nawe uduha ubuzima. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Ubwo nagira ngo nibwirire abantu bose baje hano muri iki giterane, wenda hari impamvu ariko mu kanya buriya turaza kugendana neza. Nagira ngo rero mumfashe turambure ibiganza twese, si byo se? Ngiye kurambura ikiganza nanjye mbasuhuza mu izina rya Yesu, si byo se? Reka ndabakunda, mujya mumbona nare hirya mu kigo se? Hanyuma rero mwese murambure ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Bane baho umugisha mwinshi cyane. Haleluya, 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 haleluya. Bane duhana umugisha. Mubyeyi wacu arakoze cyane, na Imana imuhe umugisha. Reka dusabe na kameramani nawe yarambura ibiganza dusuhuze. Natere haleluya tumwumve. Haleluya, haleluya. Amen. Rero turamwakira mu izina rya Yesu. Hano imbere dufite undi mushyitsi nawe yahaguruka akaza akatwibwira, abenshi ntabwo tumuzi. Dukomera Imana amashyi, ayo mashyi, ayo mashyi mujye muyakomera Imana. Banje kubasuhuza torero ry'Imana, mbese muraho, natwe turaho turashima. Twakoderiva mukamwiza urutse mu ruhango, ururembo Nyabisindu, paruwase ya Ruhango, itorero rya Ruhango, abandi umukobwa ushimira Imana, ariko nkanashimira cyane n'Imana ko yabarinze, ikaba tugeze mu bugingo tugihumeka. Haleluya, haleluya. Mwamwumvise neza se? Niyivuze neza? Namwe mujye mubigenza kuriya. Mwabyumvise? Ugahita wivuga mu gihangano cyawe, abantu bagahita bakumenya neza, kandi bikarushaho kuba byiza cyane. Haleluya, haleluya. Ubu rero tugiye mu gitaramo, tugiye gukora iki? Igitaramo cy'abana b'iki? Ubu tugiye gutaramira Imana. Tugiye gutaramira Imana, tugiye kumva indirimbo, tugiye kubyina, umva Satani ahunga mu izina ryanjye. Hano nta bintu byo kurakara, nta bintu byo kubabara, buri wese yishimira hano mu gitaramo cy'abana b'Imana. Muri iki giterane cyateguwe n'abanyeshuri, buri muntu wese aharanire kwishima. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye kugendamo neza rero, tugiye kumva abaririmbyi. Tugiye guhera kuri korali New Hope, indirimbo imwe, ko muragerageza amakorasi mujye muyagira magufi. Korali abakurikiye Yesu nabo baraturimbira indirimbo imwe. N'ibindi zabikora, n'ibindi zabikora.
icyubahiro mu isi no mu ijuru n'ikibi cyawe. Twebwe abana b'abantu tuje imbere yawe duciye bugufi ngo tubabarirwe ku bwawe. Turakwiragije ngo uzubane natwe mu biberano byose byiyobore mu izina rya Yesu. Amen. Abadasenga mubimenye ntidusenga amashusho ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. Abadasenga mubimenye ntidusenga ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. Ayiwe abadasenga babimenye ntidusenga amashusho ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. Abadasenga mubimenye dusenga ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. Ayiwe n'abapagani babimenye tudasenga amashusho ahubwo ari urwibutso Yesu yadusigiye. Abadasenga mubimenye dusenga ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. ayiwe nk'abadasenga babimenye ntidusenga amashusho ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. abadasenga mubimenye ntidusenga amashusho ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. ahubwo n'urwibutso urwibutso Yesu yadusigiye. ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. akaba mu izina rye ritagatifu. umuntu ni iki utunze utahawe? n'iki wakwirata nujya kure y'uwakuremye? nibubona batari we bubaka inzu banagobokera ubusa. nibubona batari we inzu umujyi banagobokera ubusa. izigiye uhoraho umuvunyi wacu ngabidukingira. ibyishimo byacu bikomoka kuri we ami yacu akaba mu izina rye ritagatifu. umunezero ni ubitanga. Bonetse
intsinzi igororota. Inyamuka intsinzi ya Yesu yarabonetse, niyo mpamvu turirimba intsinzi igororota. Kano gatoya mu butayu yahabaye. Haleluya. Nubwo abenshi turi urubyiruko ariko natwe Imana yahabaye. Hari ibintu byinshi birwanya urubyiruko, tugiye kuyiririmba bikaba. Turagushimiye kuko uri Imana ifite urukundo rwinshi, izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Turi kuri uyu musozi Nyagasani Imana, duciye bugufi ku birenge byawe, turavuze ngo izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, weze iyi mitima iri imbere y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Turagusabye kugira ngo Mwami Imana, amaraso ya Yesu abasha guhindura, aduhindura ibyaremwe bishya, nuturebe twishimira kandi tunezererwe, imbaraga zacu zibiragaragara imbaraga zawe muri twe mu izina rya Yesu. Shyigikira umuntu wese uri imbere yawe, turinde imyuka mibi mu izina rya Yesu, turinde ibitero bya Satani, twirukane gukora kose k'umwijima, bicagaguye imigozi yose y'abasimu, ibyo Satani yahagurukisha kurwanya, bitekereje amajwi yose mu izina rya Yesu. Turasabye ngo ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo
biganze muri aya materaniro duhamagaye Imana Data kugira ngo izibe muri twebwe. Umuyobozi wa gahunda ntiyabishobora, uwasoma ijambo ryawe ntiyabibasha, uwaririmba ntacyo yashobora, ariko nuba kumwe na buri wese uteze amatwi akumva ijwi ryawe, hari ibyo urabasha guhindura. Nicyo gitumye duciye bugufi imbere yawe kugira ngo uhabwe ikaze. Tubigusabye twizeye kuko uri umwami wacu. Komeza kudufasha no kudushyigikira, amahoro tukamenywa n'umuntu wese, narinda ubugingo bwacu n'imitima mu izina rya Yesu. Uyu mwuma iduha amazi, tubuze ibyo kurya iduha amano, ntabwo twabura kwishima. Imana yabaye, uyu mwuma iduha amazi, tubuze ibyo kurya iduha amano, ntabwo twabura kwishima. Yesu ni muzima. Hari igihe umuntu ahura n'intambara n'ibibazo, yareba hirya no hino akibwira ko ari byo yaremewe, ariko Imana ishimwe kuko igiturwa n'ibira, tugatabarukana intsinzi. Umwami wacu Yesu ni muzima. Imana ishimwe cyane kuko idukiza amakuba, umwanzi Satani yayahabukije. Abari basiga bagiye kuduhitana, Imana ikaturinda bakabona turiho. Imana ishimwe cyane kuko idukiza amakuba, umwanzi Satani yayahabukije. Abari basiga bagiye kuduhitana, Imana ikaturinda bakabona turiho.
nari mfite ibibazo byinshi ariko ndashima Imana kuko yumvise ijwi ryanjye yankuye mu mwijima injira ahantu heza h'ubugingo. Nishimye cyane kuko nidukiza amakuba umwanzi Satani yahagurukije abari bazibuka agiye kuduhitana Imana ikaturinda bakabona nishimye cyane kuko nidukiza amakuba umwanzi Satani yahagurukije abari bazibuka agiye kuduhitana Imana yarangabiye ataragira icyaremba uwo mwami yarangabiye nahirwa ubitondera ijambo ry'Uwiteka Imana akaba mu masezerano y'Imana kandi akayakomeza. Uwiteka amutangira Imana yarangabiye ataragira icyaremba uwo mwami yarangabiye nahirwa ubitondera ijambo ry'Uwiteka Imana akaba mu masezerano y'Imana kandi akayakomeza. Cyane kuko nidukiza amakuba umwanzi Satani yahagurukije abari bazibuka bagiye kuduhitana Imana ikaturinda bakabona Yesu Imana yabaye mu ruhande rwacu niyo mpamvu turi hano muri iki giterane. Hari abageze ahacecekerwa ariko twebweho turashimira Imana ko yaturinze. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva amashimwe. Hari uwanditse asaba gushima Imana witwa Mukasanga Innocente, ariko mbere y'uko ashima babonye undi mukozi w'Imana arahageze hano yahaguruka tukamwakira. Imana iduhana umugisha muri iki giterane. Mureke dusabe Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana twige kubaha Imana, sibyo? Nagira ngo nsabe abantu rwose wenda muri kujujura cyangwa muri kuganira mwihangane, sibyo? Twageze imbere y'Imana ishobora kandi Imana niyo kugira gute, niyo kubaho. Imana itugirire neza. Gusa nuko ndeba abantu tugiye kuganira hano sanze ari abantu bakomeye, sanze ari abantu bakomeye. Mpereye ku basore n'abakobwa ndeba hano, buriya mufite agaciro gakomeye, muranakomeye cyane, ariko nta nubwo munabizi ko munakomeye. Ibyo ari byo byose hari igihe umuntu yirata imbaraga z'umubiri akumva ko akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'ubugingo nagira ngo mbanze mbere y'uko nsoma ijambo ry'Imana, nagira ngo mbanze mbabwire abo muri bo. Yego, nagira ngo mbanze mubwire uwo uriwe. Ku bantu bafite Bibiliya, yewe nsomye muri Bibiliya yanjye mwagira ngo ahari, kandi wenda reka nifashishe hariya mwarimu arayifite, hanyuma adusomere ijambo riboneka muri Zaburi. Ni ukubabwira uwo uriwe. Yego, wa mukobwa we wicaye ahangaha ndagira ngo ubwire uwo uriwe. Wa musore wicaye ahangaha ndagira ngo umubwire uwo uriwe. Yewe n'umubyeyi uri hano ndagira ngo umubwire uwo ariwe. N'umugabo wicaye ahangaha ndagira ngo umubwire uwo ariwe, kugira ngo nuza gutega amatwi ijambo ry'Imana uze kumva uwo uriwe. Nimpamvu ikwicaje ahangaha, noneho uze gukurikira neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo usomere ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 82
umurongo wa 6. Zaburi somera gira hino hano usome ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbwire buri muntu wese uwo ari we kugira ngo aze guha agaciro ijambo ry'Imana cyangwa nawe ubwe amenye kwiha agaciro. Reka dusome Zaburi ya 82 umurongo wa 6 uravuze ngo nijye wababwiye nti muri Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nijye wababwiye nti muri Imana. Suza mugenzi wawe rero mubwire uti burya uwa agaciro. Sibyo? Buraba buriya ntihakagira umuntu yego ntihakagira umuntu ugutesha agaciro kuko witwa iki? Ayo ni amagambo yavuzwe nande? Yavuzwe n'Imana. Imana itugirire neza. Iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yohana ko bwanditswe na Yohana ibice 10 murongo wa 34, Yesu arabasubiza ati ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo naravuze ngo muri Imana. Mu yandi magambo muri abana b'Imana. Imana itugirire neza. Rero nagira ngo uze kwicara muri uyu mwanya w'ijambo ryiza ry'Imana, utega amatwi, hanyuma umenye agaciro kawe. Numara kumenya agaciro kawe, yego umenye n'akamugenzi wawe. Imana itugirire neza. None reka twihute dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na, kugira ngo uri hariya hejuru aze kubyitondera kuko amaze kumenya uwo ari we. Buriya umuntu amaze kwisobanukirwa neza biba byiza niyo yumva ijambo ry'Imana ari agaciro. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho ni 11 umurongo wa 28, haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Reka nyasubiremo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho ni 19 n'umurongo wa 42. Uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro. Nayo magambo hari buze kuvuga byinshi cyane, sibyo? Mwene data mushiki wacu, nagira ngo dutekereze kuri iri jambo tugiye kuvugaho. Umwanya dufite ntabwo ari munini cyane, ariko ijambo ry'Imana ryo ni rigari kandi ni rinini cyane. Nagira ngo turebe ku ijambo rivuga ngo nawe ukeneye kuruhurwa n'Imana. Imana itugirire neza. Ukeneye kuruhurwa? Ukeneye kuruhurwa? Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Cyane cyane nanga ntago bikunda kubaho cyane, ariko nk'abantu banyarukira ukajya nk'ariya za Kigali cyangwa uzajya i Nyanza, yego mwasanze hapfa abantu bakuru gusa? Hapfa abantu bakuru gusa? Hapfa abagabo gusa? Hapfa abagore gusa? N'abakobwa bazamo? N'abasore bazamo? Mungana namwe? Mwari mwahagera ngo mwitegereze murebe barya bagiye bazize iki? Wumva nawe wazajyayo? Mwumva namwe muzajyayo? Abo hejuru numva namwe muzagerayo? Ahaha, wumva zarargura bati wapi? Imana itugirire neza cyane. Hano twasomye ijambo ry'Imana ryanditswe n'umugaragu w'Imana bita Matayo. Matayo umwanditsi yandika akurikije amagambo cyangwa se ikiganiro umwami Yesu yagiranaga ari kumwe n'abigishwa, ariko cyane cyane ari kwigisha muri kiriya gice cya muri Isirayeli, yigisha abo bita Abayuda. Hanyuma aganira nabo ibintu byinshi cyane, ariko ageze kuri uyu murongo
Bibiliya iratubwira ngo arabitegereza, arabareba, areba uko bameze, nuko Yesu ngo abagirira imbabazi akurikije imyitwarire cyangwa se akurikije ingeso zabo z'uko abayuda bagombaga kwitwara. Twibukiranye neza yuko Imana itoranya buriya bwoko si uko bari beza kurata ayandi mahanga, ahubwo ni amahirwe buriya bwoko bw'abayuda bwagiye bukomoka ku muntu umwe bukazamuka bukagenda bukaguka, hanyuma Imana ikabuha kwaguka, ikabaha kugira ngo babe benshi cyane. Kuko Imana yari yarahaye sekuruza wabo Aburahamu isezerano, arababwira ngo bazororoka bamere nk'umusenyi wo ku nyanja. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma rero Yesu uko yari kwigisha ababwira icyo bita ubwami bw'Imana, nuko abazabujyamo imbaraga bazajyanamo n'ibihembo bazabonayo, nuko bakwiriye kugenza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Hanyuma ntabwo babyumvaga. Ageze rero kuri uyu murongo asanga barakora ibyaha, buri muntu wese arakora ibyaha atandukanye, kuko batari bamaze kubisobanukirwa neza ngo bamenye agaciro kabo mu maso y'Imana. Ntako uyu munsi nawe wumvise, hari igihe ushobora kuba wumvise iri jambo yuko Imana yavuze ko natwe turi Imana. Impamvu kwitwa Imana nuko twaremwe mu ishusho yande. Buriya umwana w'ubugingo yumva vuba, umwana wo gukira yumva vuba. Ariko uyu mwanya ndagira ngo mwene data mushiki wacu wongere wisuzume. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirayobora, ijambo ry'Imana ritanga amahoro, ijambo ry'Imana kandi ritanga ubugingo. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi niwemerera Yesu, amahoro arataha iwawe mu mutima. Kubera yuko narindi kubabwira, ndababwira ngo nubwo Imana yavuze ngo muri Imana cyangwa se muri abana b'Imana, ariko ndagira ngo mbwire ngo ntawe uzajyana n'undi. Buri muntu wese azabazwa ibyo yagize gute, ibyo yakoze, kandi buri muntu wese azabazwa ibyo ari gukora n'imirimo ye muri uyu mwanya. Nagira ngo wanzanire hariya umukeka. Ntabwo ndi bukubaze ngo wakoze ibi n'ibi, ahubwo wowe mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, mbese urashaka ko Imana iguha amahoro? Mbese urashaka yuko nk'uko ijambo ry'Imana, yemwe abarushye n'abaremerewe, urashaka ko uyu munsi Yesu akuruhura? Yesu ajya aruhura, Yesu agira neza, Yesu atanga amahoro, atanga ubuzima. Bene data, iyo turi muri uyu mwanya, ni umwanya ukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani abasha kuriganya mugenzi wawe, nawe ubwawe akakuriganya. Ariko uyu munsi niba wamaze gusobanukirwa uwo uriwe, ukaba imirimo uri gukora uyu munsi wa none ukayikora itandukanye n'uwo uriwe, biragusaba iki? Biragusaba ngo ubwire Yesu, wongere umubwire Yesu, nkeneye yuko nuri uyu mutwaro, nkeneye yuko nduhura, nkeneye yuko. Nagira ngo twubike imitwe yacu. Ntabwo nshaka umuntu turebana, ahubwo ubika umutwe wawe, wongere witekerezeho, hanyuma uze kuvuga uti, wongera wisuzume, uvuge ngo ijambo ry'Imana ryambwiye mu mwanya wa mbere dutangira, rirambwira ngo ndi Imana. Nta muntu nifuza ko turebana. Wowe banza witekerezeho, winanaseka, sinshaka guseka, ahubwo muri wowe isubiremo. Bibiliya itubwira iki? Yatubwira ngo nigendere ntandukane nawe. Ngo aragenda arabyaya, ngo amaze kubyaya, ngo aragaruka, amaze kugaruka inzara imuriye, ibintu byose yarabimaze, araza agera imbere ya papa we, aravuga ngo abwira se ijambo rikomeye cyane. Bibiliya iratubwira ngo reka mpaguruke njye kwa data mubwire ngo data nacumuye mu maso hawe no mu maso y'Imana. Imana itugirire neza. Buriya hari igihe abantu bakora ibyaha, ugakora ibyaha ukagira ngo Imana ntabwo yandika. Imbere y'izina ryawe birandikwa, kandi ibyo byose Imana izabishyira imbere yawe.
ijambo ry'Imana iyo waryumviye, iyo wamaze kwihana neza, ijambo ry'Imana rirakurinda. Imana ibasha kukurinda ikakwarura mu mage yose wagira. Ndagira ngo dusenge Imana bene data, ndagira ngo dusenge Imana bashiki banjye. Ufite ibintu byagiye bikugora muri ubu buzima, ndetse hari naho bugera umuntu ukabona afashe icyemezo akavuga ati ndutwa niyo ntaza kubaho. Icyo gihe uri gukora icyaha imbere y'Imana. Ukwiye kurema, ufite umugambi mwiza, nuyemerera utameze nk'aho ndivuga ngo imirimo ukora isa n'iya so Satani. Ndagira ngo nibwirire abasore, uyu munsi niba wamenyaga icyaguhesha amahoro. Nongere nibwirire abakobwa, uyu munsi niba mwamenyaga icyabahesha amahoro, wakagombye kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi ejo muri kwiga, ariko ntabwo ejo hawe ntabwo uzi ikuza bumeze. Hari abarangiza, hazaba abarangiza kwiga, hari abazava muri uyu mubiri wenda mu gihe runaka utazagira imyaka nk'iy'ubukure. Nk'ibyo ngibyo nahoze mbabwira, ni ugiye kwirimbi ukayitegereza neza, ubona ingeri zose. Aha niyo mageze genda higira, uhasanga ingeri zose, kandi ntabwo wasanga inzobe gusa, uhasanga n'imibiri yombe, uhasanga n'ibikara, uhasanga barebare, uhasanga n'abagufi. Aho ngaho hajya hanyigisha cyane. Ni nayo mpamvu buri muntu wese atareba ku wundi, ahubwo areba ku ruhande rwe. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbere yuko dusenga Imana, ijambo ry'Imana ko Yesu akeneye kukuruhura, Yesu ko akeneye kuguha amahoro, waba ubyumva neza? Ubaye ubyumva neza, Imana igufashe. Uzamura ikiganza uvuge ngo ngewe nkeneye ko Imana impa amahoro mu mutima wanjye. Hari byinshi byagiye bikuza amahoro mu mutima, kandi uyu munsi wa none ukumva birakunaniye, ukananirwa no kubijera. Kandi Yesu yareba imirimo uri gukora akabona ntihuye nuko ari kugushakaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi niwemerera Yesu uraguha agaciro imbere y'Imana. Uzamura ibiganza cyane. Buriya iyo ushaka gusenyera Satani, uyisenyera neza, uyisenyera neza. Mujye mukoza Satani isoni, kubera ko nawe yagucirwa wa mukobwa we, bagutera inda burya akagukoza isoni. Kandi Imana ntabwo yagambiriye kugira ngo bagukoze isoni. Imana itugirire neza. Mwe muretse gatoya, ndagira ngo niganirire n'aba bantu bazamuye ibiganza. Muzamure ibiganza rwose, ukoze Satani isoni, umubwire ngo kandi uhereye uyu munsi, kubera ko Satani namaze kumenya imigambi yawe kuri jyewe n'ubuzima bwanjye, kugambiriye kugira ngo ubukoze isoni ubwangize. Yego, ibyawe byose ndabihakanye. Uyu munsi negukiye umwami Yesu, kugira ngo umwami Yesu angirire neza, yongere ampa ubundi buzima bwiza. Kandi buri uzarebe, iyo ufite amahoro imbere y'Imana, ukayoborwa n'umwuka wera w'Imana, Imana iyo yakuyoboye ugenda wemye, kandi Imana ikwemera, Yesu akwitwa umwana we, kandi wumva uguwe neza. Marimbi ahantu hatandukanye, twebwe uyu munsi uturemeye umunsi mukuru wo kongera kwigiraho ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ritubwiye ko turaba igiciro cyinshi. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo iyo tumenye icyaduhesha amahoro, amahoro yo muri wowe niyo dukeneye. Amahoro utanga yo mu mutima turayashaka. Mwami Yesu Kristo, uru rubyiruko rumva rushaka gutunga amahoro yo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo turagusabye kugira ngo ubahe amahoro. Baguciriye bugufi, baje imbere yawe mwana w'Imana, bakoze ikimenyetso cyo kwicisha bugufi imbere y'amaso yawe, kandi icyo bashaka ni amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo, uko bamaze kwiga neza yuko ari igiciro cyinshi mu maso y'Imana, natwe turabasengeye. Icyama uyu munsi kabaremera amahoro adashira, kabaremera amahoro yo mu mutima, kabaremera amahoro atuma bimuka aho bari bakajya ahandi. Mwami Yesu Kristo, turagusabye kugira ngo Mana, nabo ubwo bateye intambwe bakaza imbere yawe, bagakora ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, nawe ntubure kubagirira neza ngo ubahe amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo, ubu ngubu nibwo bushobozi bari bafite bwo kwicisha bugufi. Mwana w'Imana, turabasengeye ngo nubagirire neza. Ari abashakishije amahoro mu nzira zitari zimwe barayabura,
neza, ariko bumvise yuko ari wowe utanga amahoro kandi ukaruhura abarusha n'abaremerewe. Nanone baje imbere yawe, nubaruhure, nubagirire neza mwami Yesu Kristo, bakomeze kuba igiciro mu maso yawe. Kandi Uwiteka, umuntu wese uko arimo kwingingira gutakira, nawe utegera amatwi kumva gusenga kwabo, kugira ngo bagire neza, ubaha amahoro. Si bo bonyine dusengeye, hari n'abandi badapfukamye, hari n'abandi bataje hano, ariko mwami amahoro yawe, abangaba batanze icyifuzo nibo bahagarariye abandi bose, ariko bakweretse yuko amahoro akenewe. Nubaha amahoro, nuyabahe Kristo, nubaremera amahoro n'ibyishimo, barinde kuzerereza umutima no guhagarika umutima, ahubwo uko bwije nuko bukeye mwami Yesu Kristo, nibumva bakeneye amahoro bayabuze, bajye baguhungiraho. Bagirire neza, ubiteho, dore ijambo ryawe rigeze mu matwi yabo kandi riberetse yuko ari ab'igiciro. Ubarinde kwicisha mwami Yesu Kristo, ubarinde kujya kure yawe, ubarinde mwami Yesu Kristo gukora ibyangwa nawe. Yakubahwa Imana, kugira ngo imitima yabo itaba iyo kurimburana, ahubwo Yesu bajye bagucira bugufi, kugira ngo nawe baremere amahoro. Urakoze kuko ubyumvise, komeza kubagirira neza, komeze kubitaho, kandi uko bwije nuko bukeye turasabye kugira ngo nibabura amahoro ujye ubaha amahoro, kugira ngo baguhungireho uko bwije nuko bukeye. Urakoze ngo ukomeza kubikorera kuko uri Imana, natwe tubisabye twizeye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Komera kwibanga
Kera
kugira ngo mumwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangazo ariko mwebwe mu rugo bataranirirwa kuba abatambyi ishyamba ryari Imana yaronse kugira ngo mumwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangazo niwe buye rizima ryatoranijwe ry'igiciro kandi umwizera wese ntazakorwa n'isoni niwe buye rizima ryatoranijwe ry'igiciro kandi umwizera wese ntazakorwa n'isoni niwe buye rizima ryatoranijwe ry'igiciro kandi umwizera wese ntazakorwa n'isoni ndagukunda Yesu ni wowe mbaraga zanjye ijambo ry'Uwiteka niryo ryavugutiwe n'ingabo ikingira umungiriyeho wese ineza yawe kandi Golgotha ndagukunda Yesu ni wowe mbaraga zanjye ijambo ry'Uwiteka niryo ryavugutiwe n'ingabo ikingira umungiriyeho wese ineza yawe kandi Golgotha ineza yawe yamenyekanye hose mu isi no mu ijuru bavuga imbaraga zawe byaremwe byose anabiguhimbaze ibihe byose nzabona nawe ineza yawe yamenyekanye hose mu isi no mu ijuru bavuga imbaraga zawe byaremwe byose anabiguhimbaze ibihe byose nzabona nawe akaramata Morodekayi yari yakwirema ibwami Yosefu n'uburyo yari mu bikomeye nibutse ahantu uburyo yahoraga arira warabatabaye ufite ineza yawe Morodekayi yari yakwirema ibwami Yosefu n'uburyo yari mu bikomeye nibutse ahantu uburyo yahoraga arira warabatabaye ufite ineza yawe ineza yawe yamenyekanye hose mu isi no mu ijuru bavuga imbaraga zawe ibyaremwe byose anabiguhimbaze ibihe byose nzabona nawe ineza yawe yamenyekanye hose mu isi no mu ijuru bavuga imbaraga zawe ibyaremwe byose anabiguhimbaze ibihe byose nzabona nawe akaramata
Ah.